irambwira ngo icya kabiri ngo abantu basigeho gutema ishami ry'igiti bicayeho. Icya gatatu ibintu bine. Yego. Cya mbere yarambwiye ati bwira abantu bose bahanuriye igihugu intambara, igihugu cy'u Rwanda, ubabwira ngo musigeho. Imana imbwiraho ibintu bitatu bikomeye, igaruke vuba. Icya gatatu Imana irambwira ngo nimbwira abantu Imana yagiye yiyereka nubwo baba bavuga ngo ntibigeze bayimenya cyangwa ngo bajye mu byayo bagaragare ko barimo, ngo nibafata umwanya wo gusenga kuko nta mpamvu, nta rwitwazo bafite, kuko Imana yaberetse ko ari Imana yabo. Ijambo rikomeye Imana yarambwiye ngo umunyarwanda wese aho ava akagera nta mpamvu afite yo kudasenga, kuko niba hariho umuntu Imana yiyeretse ni umunyarwanda. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Kuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Hari haciye iminsi tutabana ariko twongeye kubana, kandi Imana ishimwe ko duhuye. Amen. Tutishwe n'ibyaha. Amen. Tugifite ubugingo. Reka tukwakira usuza abakunzi bacu. Mwese ndabahobeye abo ku Mana irahari, abo kuri Mos TV, nukuri ndabakunda kandi yonje. Yego. Mba numva mbakumbuye. Yego. Hari igihe abantu bibwira ngo kuko tutarebana ngo ntago tubakumbura, ariko iyo dusangiye ibyo kwizera, yego, niko Bibiri tubwira ngo abatubanjirije, yego, bajyaga bakumburana, ngo bahura bagahoberana, yego, ngo bakanga gushirana urukumbuzi. Bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana, abo Yesu yapfiriye, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Nimugubwe neza. Imana ishimwe. Nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Yego. Ndagarutse kandi ngarutse mu mugambi w'Imana. Yego. Yego. Ugarutse mu mugambi w'Imana. Reka rero bitewe n'umwanya dufite, tugusabe kugira ngo ubanze usenge Imana, numara gusenga Imana uhite uduhereza ubutumwa Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Yego. Mana nziza turagushimiye. Nyemerera ufashe imitima yacu igiye kumva ijambo ryawe. Twe tugiye kugabura ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Reka uwigisha n'uwigishwa bose bagabane mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Yego. Reka dutangire turirimba. Yego. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, nimumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Haleluya. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, aravuga ngo ubu ngubu ntago ngitinya ngo ibyago cyangwa amakuba, ngo nzi yuko Imana yanjye ibitegeka, ngo kwiganyira nuko ubusa. Amen. Hanyuma rero iri ni ijambo ry'inkomezi ku muntu wese utari ukomeye. Ni ijambo ry'inkomezi. Kwiganyira nuko ubusa. Mu minsi nk'ingaho ishize Imana yampaye message
nyisubiyemo kugira ngo n'utarayumvisha yumve. yego Nze kubona uko ninjira muri message y'uyu munsi. Uyu munsi nabwo mfite message yawo ari nayo ngira ngo ufokasingeho kurutaho. yego Message y'uyu munsi iravuga ngo nje kuvuga ikiri kudindiza ibintu byawe cyangwa amasezerano yawe. Impamvu iri gutuma ibintu byawe mu by'ukuri bidindira. Umenye uko witwararika. Ndavuga ibintu bigera kuri 4 gusa abari byo dusengera, ariko nibutsa abantu ibintu navuze. yego Imana yari yampaye ibintu 4. yego Cyambere yarambwiye ati bwira abantu bose bahanuriye igihugu intambara, igihugu cy'u Rwanda, yego ubabwira ngo musigeho. Imana imbwiraho ibintu 3 bikomeye. yego Icyambere irambwira ngo igihugu ni ingobyi ihetse twe, igaheka abadukomoka, igaheka n'abuzukuruza. Irambwira ngo icya kabiri ngo abantu basigeho gutema ishami ry'igiti bicayeho. Icya gatatu irambwira ngo abantu nibagira umutima ukunda igihugu hanyuma bagisengere. Ibyo rero uko ari 3 narabivuze mbibwira abantu. Icya kabiri Imana irambwira ngo nimbwira abantu baguye bagasubira inyuma bakajya mu byaha, ngo icyo bari begamiye icyatumye bata Imana kigiye kuvaho, bagiye kubura icyo bari begamiye bagaruke badafite epfo badafite na ruguru. Imana irambwira ngo uze ubwenge agaruke vuba. Icya gatatu Imana irambwira ngo nimbwira abantu Imana yagiye yiyereka nubwo baba bavuga ngo ntibigeze bayimenya cyangwa ngo bajye mu byayo bagaragare ko barimo, ngo nibafata umwanya wo gusenga kuko nta mpamvu, nta rwitwazo bafite, kuko Imana yaberetse ko ari Imana yabo. Ijambo rikomeye Imana yarambwiye ngo umunyarwanda wese ahava akagera nta mpamvu afite yo kudasenga, kuko niba hariho umuntu Imana yiyeretse ni umunyarwanda. Imana irambwira ngo umuntu wese yige gusenga kandi ayishakane umwete. Icyo kintu cyanyeretse ko Imana ikunda abanyarwanda. Hanyuma abantu benshi buri hari abahise bafata umwanya bati buriya agiye kurwanya abahanuzi, bati buriya reka da. Imana yarambwiye ngo abahanuzi nibibuke barebe ibyo ba Elisa bakoraga. Elisa ngo igihe ingabo z'Abasiriya zashaka gutera Isiraheli yarasengaga, Imana ikamubwira imigambi yabo akayibwira umwami. Bivuze iki? Biravuze ngo inshingano y'umuntu w'umuhanuzi ya mbere ni ugusengera igihugu kugira ngo kigire ihumure impande zose. Umuntu wese udasengera igihugu afite ikibazo mu buhanuzi bwe. Ikindi Imana yarambwiye ngo umuntu wese uhanura ubuhanuzi budafite insinzi, ubuhanuzi bwe bufite ikibazo. Kuko ubundi wari ukwiye kuza uvuga uti bimeze gutya ariko dusenge. None barahanura bakadutera ubwoba gusa, kandi nayo ndi umuhanuzi. Ariko Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo basigeho, kandi yarambwiye ngo hanyuma yo kumva iyo message nibakomeza kwitwara gutyo bazahura n'ikihano kivuye ku Mana. Kuko Imana yambwiye ko ifite inzira nyinshi yakosoramo abantu, ariko igihugu kitabaye umwirare. Bivuze iki? Biravuze ngo Imana iradukunda reka, kandi iyo dusenga irumva. Maze igihe ndi gusenga nkabwira Imana ngo Mana ni iki wifuza? Imana nzi neza ko ikunda abantu basenga. Bibutse ko n'utasengaga ubu hari abantu bafite inzitwazo, isengero zabo zarafunzwe, hari abafite inzitwazo, ariko ngo aho basengeraga harahagaritswe hahandi mu butayu no mu misozi. Ariko iyo si yo mpamvu. Imana ntabwo ariko ishaka. Imana irashaka ko abantu basenga, bagasenga no mu nzira kumva. Ariko yavuze ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, yibwire byose ku murongo bikugoye. Imana iragukunda ntabwo yaguhana. Jya ufata umwanya wiherere maze ugire ute? Usenge. Kwiherera rero ntabwo Imana yorudona abantu ngo basengera aha, ahubwo iravuga gusa ngo umuntu najya gusenga kinge. Gukinga ni ukwivana mu bikurangaza ukumva ugukiye kwegerana n'Imana. Wakinga uri mu rugo iwawe, wajya muri saro ugasenga, yewe ikintu tuyikundira no muri dushu yihamagaye ritaba. Urumva rero Imana niyo kwizerwa. Hanyuma
nje kukubwira rero, nje kuvuga ikiri gutuma ibintu byawe bitagenda neza, ibiri kudindiza isezerano ryawe. Icya mbere, reka tubone dusome ijambo ry'Imana. Abikorino ba mbere ibice 15:33 haravuze ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nimugire mute? Ntimuyobe. Icya mbere rero, Imana yarambwiye ngo kwifatanya n'abisi no kuvangavanga ni imwe mu mpamvu idindiza isezerano. Umuntu ugasanga afite amasezerano meza, ariko yamara kuva mu rusengero wareba ikigurupa abana nacyo, ntabwo ari ikimusunikira ku Mana, ahubwo ni ikimukamuramo n'ibihe byiza yari afite. Imana yarambwiye ngo iyo ni bariyeri ikomeye. Abantu bataramenya kuvangura ibyera n'ibitera bazazenguruka umusozi. Igihe umaze uzenguruka ku musozi kirahagije, Imana iravuze ngo iciye inzira ngaho nawe cyambika. Ni ijambo rivuze ngo uwo musozi wawe warawuzengurutse, banza usuzume impamvu wowe utinzeho, kubera ko uruhare rwawe ugomba kurukora kuko ntawe uzarugukorera. Hanyuma Imana nayo izarukora kuko ntibeshya. Kabiri, gushaka kungukira hose. Ushaka kungukira hehe? Hose. Icyo kintu ubwo kirumvikanyira? Gushaka kungukira hose. Ugashaka kungukira mu by'agakiza no mu byaha. Akagasimba kakajya kareba hejuru hose. Ugashaka kungukira hose, ukumva iby'agakiza urabishaka kubibamo, ariko n'ibyaha urashaka kubibamo. Imana yarambwiye rero ngo mbabwire ngo siko bimeze. Iza ubwenge gufata impu zombi, gushaka kuba uw'Imana ugaba n'uw'isi. Ibyo bintu bibabaje Imana. Kandi Imana yarambwiye ngo nta muntu n'umwe uyirusha imibare. Abashaka kungukira hose rero ntago bizabahira. Reka da, ntabwo bizabahira. Gushaka kungukira hose wapi? Imana irashaka ko wungukira hamwe. Hamwe ni hehe? Ni ugutegereza Imana. Paulo yavuze iki? Yaravuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo kubwo kugira ngo ndonke Kristo. None se reka nkubaze Imana iraha. Uremera ko umuntu kugira ngo avuge ko yahombye aba yaranguye? Yes. Kugira ngo Imana igutabare nukuyereka ko hari ibintu nawe wari witezeho inyungu, ibintu wari witeguye vuga ati ibi bintu narabikoraga nyiri umupagani, byanbyariraga amafaranga, nyiri mu byaha nabinyuragamo nkabona imibereho, nabivanagamo amaramuko, nabinyuragamo nkabaho abantu bese. Icyo gihe rero iyo ushatse kugira ngo none se ngo ko Imana ibizi ko ngo ariho nkuru buryo, ariko murumva Imana ikennye uburyo ku buryo yabuze ukwigutunga. Subiza. Imana yabuze ukwigutunga ku buryo wisegura ibintu by'ibyaha, ukisegura ibintu byo mu ngeso mbi, ukisegura utuntu tumeze nka umwana wasenze ariko atizera neza, arasenga yajya no mu kizamini akagendana inkota. Inkota urayumva? Agacura ibintu ari bukopere. Rero niyo umuntu atizeye ko yavuganye n'iyeri idapfa, arasenga ariko agashyiramo n'akantu ko kwirwanirira. Imana rero yarambwiye ngo mbabwire ngo nimusigeho. Iyo ni imwe mu mpamvu ikomeye idindiza amasezerano, kuko uragenda ikakubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, ariko nubwo ikubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza, wari ukwiye kumva imvugo y'Imana. Paulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo, ndetse n'ibintu byose mbibona nkaho ari amase kubw'ubutunzi butangaje bwa Kristo nungutse. Urumva ibintu byo muri Yesu biba bisaba kugira ngo we kubifatikanya n'ibindi. Bisu ugenda ukayirana, ufatikanya, wegeranya, vuga ngo urumva ngo n'Imana irabizi ngo nta kundi twabaho. Urumva? Imana wowe uzi ko isi n'ibiyuze ari ibyayo. Uzi ko ngo iyo ngo yakurakariye ngo ibintu byawe ibihuhisha umuyaga, ngiraho ngo bigahita birangira. Uzi ko ihuha na etaje kagenda cyane, uzi ko ihuha n'aba miliyoni ari kuri banki akagenda, ngo ariko ngo yibihamagaye ngo ibihamagarisha ikivugirizo. Jya kwa Imana irahari, jya kwa pasiteri, jya kwa wa wundi, uyu mukobwa niyubake, uyu mubyeyi nabona amahoro,
none se ngo ihamagarisha iki ikivugirizo hima turajyana yego gusa ngo ikoresha ikivugirizo gusa ngo bikakuzaho none hanyuma Bibiliya yavuze ngo iyo wiringira ubutunzi Imana itabirimo ngo bujya bwitera amababa ukaguruka ubu hari abantu bwagurutse ndashaka kwihutisha ngo ducunguze uburyo umwete aha tubonye rero gushaka kungukira hose ko Imana itabyemera hari umuririmbyi yavuze ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose hinduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose katuvuge ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ubwo rero abantu bakuremo nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya tene balasiri domenika byazananya tode taroragayi nta bya none nta bizaza byaza estitelo jebele gandoride zone santoria bifa eni nimandeko asasefa haleluya na neside ber eshanima nta bya none nta bizaza byaza hesikobe helia na Yesu nta ntambara nta bya none nta bizaza byaza hetitela gandoko hoya nta makuba wera eteredoria va sikita byazananya na Yesu ntabyo ntabihari ibintu bigera kuri 2 bisigaye ni ukwicira inzira Bibiliya ngo mwatangije iby'umwuka none mugiye guherutsa iby'umubiri Mana dutabare kwicira iki kubona kisezerano ryawe bese wari kongeramo no iritinze ndarisorezaho kwicira inzira ni nko gushaka gufasha Imana kugengereraho Imana yakubwira ngo haguruka ugende no Imana bo ati nzakwimura hano nzaguha wenda imikorere isumbye ufite aho kugira ngo utegereze ko imikorere yawe ize ugahita wirukanyira kwicira inzira mo turajyana ugashaka mo turajyana ugashaka kwimuka utabajije amakuru y'ijuru umenye ko Imana ishaka ko ari igihe cyo kwimuka ubundi niba ibintu byawe wabikuye ku karago wari ukwiye no kuhavana amakuru yanyuma akubwira ko ari ihakuvanye icyo ni ikintu abantu batajya bamenya ushaka kwicira iki inzira kwicira inzira kuko Imana yakubwiye urugo urashaka guterura umuntu ubonye umukobwa cyangwa umusore no numuterura haryo uzamuterura kuko mbere yuko Isaka aboneka habanza bayishimayeli kandi iryo ni gisa n'isezerano haboneka icyo bita copie conforme à l'original ni photocopy isa rwose na original isa rwose Imana itaza kubwira Abrahamu ngo nukuri kuri Sara niho hazava umwana w'isezerano yari yamaze gukonfirma ko Ishimayeli ari we bivuze iki biravuze ngo mbere y'isezerano haza ba Ishimayeli kandi bavuye kuri Hagayi nyamara basara bakiraho habanza Pirate habanza Pirate original kaza ryari nyuma kuko iby'Imana birya barambiwe bagize bate bahagurutse batashye irya nyuma nukumva ko isezerano ryawe ryatinze ugatangira noneho bya bintu ntabyo mva bunavuga ngo Imana imbabarire ngo gucumuzwa n'amasezerano amasezerano se yagucumuza ati Aburahamu ba Sara barinze bacura bagitegereje kandi ntibabivamo turimo turajyana ariko buriya yo bakubwiye ngo Hana mukeba we yabyaye rimwe kabiri gatatu agera nahagira abana tuma kandi mukeba wa Hana ari we waje nyuma wumva iki ntagomba ko kubyara kwe byatinze ariko ho Samweli aziye
yaje kuba inshuro nyinshi abamukeba yaje ari isezerano ryiza. Bibiliya yaravuze ngo Hana yaravuze ngo umva ukuntu yavuze ngo ibyishimo bya Hana uzabisome muri Samweli ibice cya 2 ibyishimo byande yaravuze ngo uwo none wari ingumba abyaye kangahe yaravuze ngo nimukongere kwirata yaravuze ngo wari ingumba abyaye 7 kandi ari umwana umwe abyaye gusa wari umwuzuro w'Imana muri make naho cyaba ari kimwe ariko iyo kivuye ku Mana kiba cyuzuye kiba ari cyumu yeka Imana igukorere kimwe ariko gifite n'ubuhamya. Imana ishimwe. Haleluya Amen. Ayiwe reka soze Haleluya. Amen. Reka dusenge. Yego. Haleluya. Karibu nisengere. Data we mwami Yesu nsengeye ubwoko bwawe barinde kwicira inzira barinde kwiganyira barinde gusubira inyuma barinde gucika intege barinde guhanga amaso bidafite umumaro bategerereze mu mwanya wabashyizemo kandi guhera none uyu munsi umuntu wumvisha ubutumwa yongera asubizwe mu imbaraga yongera asubizwe mu kwizera yongera arindire yongera komere yongera ahabe mu mwanya umwe. Ndagushimiye Yesu kubigenje neza mu izina rya Yesu. Amen.